nkubwire ngo Imana irashaka kutahinduka ingumba ku masezerano, ingumba ku mugambi wayo. Imana bita sofa, niwanga kuyumvira uzahinduka ingumba ku masezerano, ingumba ku butabazi, kubera ko Imana uri kuyigiza kure ugashyira imbere bitari ngombwa. Kandi Imana ni nyakubahwa, Imana yacu ni nyakubahwa, uri nyakubahwa. Oh, uri nyakubahwa Mana, uri nyakubahwa. Iyi Mana yitwa ishobora byose. Ariko Mana we, ngo iyo bihamagaye biritaba, iyo izindukiye gukora ntawe uyikoma mu nkokora. Reka nkubwire ngo niba utarubizi, nutagezaho kwigira umunyembaraga upinga, ugiye guhura n'amaboko y'Imana akomeye. Kandi dezisaso, guhinda gukomeye Uwiteka yashakaga guhindira hejuru y'uwo Mufilisitiya, birarangira ari wowe bibayeho. Ariko siniba nifone mamone kansono wowe sefodea, iyo uhumeka byose biba bigishoboka. Uburyo uracyaba ufite bwo guhindura ibyo bintu no kuva mu kwishyira hejuru no kuzamura intugu, ukavuga ngo aho mpagaze biterwa nawe. Kandi umwuka mumeka ni wowe Kristo. Uzanyereka umuntu waba waragarutse Imana imubwiye ngo ngwino. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ni nyakubahwa, bigutere kubaha Imana kandi bigutere kuyitinya no kuyigenderera uciye bugufi, wiyoroshya mu byo ukora ibyo ari byo byose. Ndagira ngo nkubwire ngo hirya y'ibyo, ibyo wishingikirije byose nta na kimwe kizakurengera ku munsi mubi. Imana duhana umugisha, nyemerera dusengane kuko Kristo ari mu kazi. Imana ishimwe. Yesu ashimwe bene data. Reka nongere ngusuhuze ubwo tugize umugisha wo kongera guhabwa amahirwe yo kuvugana. N'ubundi ni Reverend Pasteur Moise Sinayigaya. Ndagira ngo uyu munsi kuri iyi tariki dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 7. Turahera ku murongo wa mbere tugere epfo gatoya, turaza gusimbuka tujye ku murongo w'10 na 11 na 12. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko abikiriya Teyarimu baraza benda isanduku y'Uwiteka, bayizamukana umusozi, bayishyira Mwabinadabu, maze bereza umuhungu we Eliyazari kujya arinda isanduku y'Uwiteka. Aho isanduku y'Uwiteka igereye Kiriyateyarimu hashize igihe kirekire cy'imyaka 20, ab'inzu ya Isirayeli yose bashaka Uwiteka barira. Maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imana z'abanyamahanga na Ashtaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, aba ari we mukorera musa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisirayeli baherako bakuraho Bayali na Ashtaroti, bakorera Uwiteka musa. Bukeye Samweli aravuga ati, nimuteranye Abisirayeli bazi Misipa
nanjye nzabasabira kuwiteka. Yego, dukomeze ku murongo w'10. Samweli agitamba igitambo cyoswa, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisiraheli. Uwo munsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya banesherezwa imbere y'Abisiraheli. Abagabo b'Abisiraheli bahera ko baturumbuka imisipa, bagerekana Abafilisitiya, babica umugenda, babageza i Betikari. Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni, arihimba izina Ebenezeri, ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, wowe unkurikiye kandi wowe wifuje ko dusengana, mfite mesaje ikubwira ngo cungana n'isanduku, niyo iri bukore, kandi Uwiteka agushyirireho gasopo n'ubudahangarwa ku babisha bawe bose. Cunganaho n'isanduku. Aha ndatangira nkubwira ngo ariko ubundi iyo urebye ubona isanduku y'Uwiteka iracyari iwanyu? Iri iwanyu koko mu rugo? Igisubizo wowe uragifite. Kabiri, isanduku y'Uwiteka. Nituvuga isanduku, ntabwo nshaka ko ubimira bunguri utamenye neza icyo isanduku y'Uwiteka yasemborizaga mu Bisiraheli. Icya mbere, mbibutse ko isanduku y'Uwiteka niyo yashushanyaga kwera kw'Imana no gukiranuka kwayo hagati mu Bisiraheli. Yabagamo ibintu bitatu. Icya mbere, yabagamo urwabya rwa Mana, rwa rundi rwashushanyaga urwibutso rw'ukuntu Uwiteka yabatungiye mu buzima bw'ubutayu badakora. Ese ntararenga kuri icyo cya mbere? Ufite urwibutso, ujya wishyiramo urwibutso rwo kwibuka iminsi, amezi, imyaka, ibihe Imana nyir'ijuru yagutunze uri mu bihe bigoye, udafite epfo na ruguru, udafite shingirarugero, utagira ukwitaho. Ujya wibuka ibyo bihe, ugira urwibutso. Ese niba urugira, ku munsi wo kurugira ukora iki? Ese nawe ujya wibuka ukennye? Ujya wibuka ko hari umuntu uri mu buzima bubi bujya kwegerana n'ubwo wari urimo, cyangwa buri nyuma yabwo, cyangwa se buringaniye nabwo, cyangwa umunsi w'urwo rwibutso, Mana urwabya rwayo rwaravugaga ngo igihe muzajya mubona urwabya rwa Mana mu isanduku y'isezerano, muzahore mwibuka ibihe by'imyaka 40 mwabayeho mudahinga mudasarura, ariko Uwiteka abatungishije Mana. Ibyo mvuze biravuze ngo muri wowe, mu cyumba cy'umutima wawe, ukwiye kugira ahantu habamo kwiyibutsa aho Imana yagukuye. Nturebe aho uraho, ahubwo banza ushingire ku rugendo rusharira, urugendo rw'umubabaro, urugendo rw'amateka, urugendo rw'uburibwe,
urugendo rw'ibigeragezo, urugendo rwo gucuguswa, urugendo rwo gukubitwa, urugendo rwo guhigwa, urugendo rwo kubabazwa, urugendo rw'ubupfubyi, urugendo rw'ubupfakazi, urugendo rw'ubukene, urugendo rw'ubushomeri, urugendo rwo kurwara, urugendo rw'intambara, urugendo rw'inzara, urutepa, urugendo rokebaranima rwo kugira amadeni, urugendo rw'icyamunara, dezolahari birihaya. Wibuke Imana uko yabanye nawe, ubike mu cyumba cy'umutima wawe anesalograhariba, aho urwo rwabya rw'amano rugomba kuba ruteretse. Kabiri, habagamo inkoni ya Mose. Naragera ku nkoni ya Mose, dozaridrahasirifayi. Icya gatatu, habagamo ibisate by'amabuye byanditseho amategeko 12, bisate bibiri by'amategeko. Nshatse kubwira iki? Mbere y'ibyo byose, mu cyumba cy'umutima wawe ukwiye gushyiramo ikindi cyumba cya kabiri, aho ushyira amategeko n'amahame. Vuga ati kuko yankunze akaramata, kuko yandwaniye intambara, kuko yabanye nanjye mfite amahame nubatse muri jye. Sinzahemukira Imana, sinzemera Imana itukwa mpari, sinzemera Imana ijyaho umugayo kandi mpari. Imana ntizatukwa ndeba. Ese icyo cyumba muri wowe kirimo? Ndiko ijambo rikubwira ngo cunganwa n'isanduku. Cunganwa n'isanduku niyo iri bukore imirimo. Ikindi kandi Uwiteka gushyirireho gasopo n'ubudahangarwa ku babisha bawe bose. Atayishyizeho isi yakota, isi yakubona uko ishaka. Icya gatatu cyabaga mu isanduku y'isezerano, habagamo inkoni ya Mose yarabije, ya Aroni mumbabarire. Iyi nkoni ya Aroni yarabije yari inkoni yarabije kugira ngo abandi batware 70 bamenye ko Aroni afite umwihariko, ndetse ari we warobanuriwe kuba umutambyi w'Uwiteka, abana be bakaba barewe. Mu cyumba cy'umutima wawe, ese ufitemo ahantu waziritse ibihamya n'amasezerano? Ujya wibuka ko Uwiteka ari we wakurobanuye akagukura mu nzu ya bene wanyu iraguza, mu nzu ya bene wanyu yari yaramurikiwe Nyabingi. Ibi ni bikimana we. Ujya ushyira mu cyumba cy'umutima wawe lelestitalo ni deza ni farama. Mu mutima wawe ujya ushyiramo icyumba cyo kwibutsa ubuzima bwawe ko Imana yagukijije amahembe, inkoni y'Uwiteka ikarabiriza muri wowe, ukabaho wari uwo gupfa. Imana ikaguha kubyara, uburozi yaravuze ko utazabyara. Imana ikakubakira, bari baravuze ko uzarinda upfa uko nguko. Imana ikakurokora impanuka abadayimoni bari bayipanze rata. Ayiwe, Imana ikakurindira mu rugo abazimu baravuze ngo ntuzarumaramo kabiri. Mana we, ariko ubu ngubu uranyumva ko kurabasha kunyumva mwene da? Ufite amatwi atari mu ibinure ashobora kumva aya magambo kweli? Cyangwa nawe yawe yabaye nk'ayabiki gihe ibintu byose barabipinga, n'ibyera by'Uwiteka babigereranya n'iby'iki gihe, bati byose byabaye kimwe. Ariko niyo nkubwira ngo n'Imana izavuga ukiri muri ayo, abera b'Imana bagira n'ayubu, kuko Satani yaravanze. Ariko umuririmbyi yavuze ngo Satani ari kunyanyagiza, wirinde gutoragura. Reka nkubwire, ibintu wari umaze gutoragura bituma utagikorera
Imana utakiyubaha, utakimenya gutanga icya 10, utakimenya gufasha umukene, utakimenya kwirinda, utakimenya aho uvugira naho udakwiye kuvugira, ibyo bintu watoraguye nushaka ubishyire ku ruhande, naho ubundi biragusiga ahantu habi. Kandi reka nkubwire, umwana w'ubugingo arumva, naho ubundi kereka niba uri umwana wo kurimbuka, ariko umwana w'ubugingo agira amatwi yumva Imana. Iyi sanduku, ngo iyo sanduku imara imyaka 20. Bibutse ko yari yaranyazwe imara amezi 7 mu Bafilisitiya, irigarura, igaruye ngo ihingukira ahantu bita Betishemeshi. Abisirayeli ngo bayirungurukamo ibicamo 70, ngo bukeye bayijyana aho ngaho. Ibaza iyo myaka yose, imyaka 20, Imana iri muri bo, ariko ngo iyo sanduku barayifashe nkaho ntacyo yabamarira. Ngo Abisirayeli bararira, ngo bashaka n'Uwiteka umwete. Ndumva ari hara ku murongo, ndumva ari ku murongo wa 2, aho isanduku igereye Yarimu, hashize igihe kirekire cy'imyaka 20. Ab'inzu ya Isirayeli bose yose bashaka Uwiteka barira, Uwiteka barira. Ndagira ngo nkubwire ngo iki ni igihe isanduku y'Uwiteka imeze nk'aho ititaweho, imeze nk'aho yateshejwe agaciro, imeze nk'aho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uramenye uyu mwuma utazatumurira amarira menshi nyuma y'uyu munsi wa none, kuko uyu mwuma uzatuma benshi barira, uzatuma benshi bakamuka, uzahitana ubugingo bwa benshi. Uyu mwuma ushoreranye n'umwijima, aho umuntu akorera ibyaha aho yakagombye gukiranukira, aho umuntu yirenza amategeko y'Imana yamenye, ngo nuko atakibona umwanya wo kujya mu rusengero guterana, aho umuntu ahinduka umuriganya ku manywa y'ihangu, aho umuntu agambana kuva ntacyo bimutwaye, aho umuntu arebesha amaso ibintu bipfa ntarire, aho umuntu atababazwa n'umurimo w'Imana uri kujyaho igisebo. Ngewe abantu bari kuntangaza, ubu umuntu wese witwa umukozi w'Imana, iyo uvuze ngo uyu ni umupasiteri bita bavuga bataha bara n'abayisikoro, n'ubundi bimaze kumenyekana. Ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana bose bambaye urubwa rumwe. Cyakora ndagira ngo ngutangarize ko ntazigera niyamburira izina, ngo nuko Satani yaryambitse icyo gisuzuguriro. Haracyari 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Birashoboka ko iki gihe kizatwangiriza byinshi, ariko Bibiliya yarambwiye ngo hahirwa umugaragu shebuja azaza agasanga ari maso. Ngo ndababwiza ukuri ko azakenyera amuhereze. Ntabwo turi ab'inaha ngaha mu isi, turi abashyitsi n'abimukira. Pawulo yarabivuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Enerastelayi, Imana ishimwe. Iyi sanduku iragenda iba muri bo, ariko ntiyagira ikibamarira, ntiyagira ikibatwara, ariko ntiyagira n'ikibamarira.
mbibutse ko Abisiraheli ahangaha ku murongo wa mbere ngo umunsi ngo bayizamukanye umusozi bayishyira mu Abinadabu, batoranya umuhungu we witwa Eliyazari. Uwo bamutoranije ngo kugira ngo ajye arinda isanduku y'Uwiteka, ayirinde. Nayo ibonye yuko ari uko kuntu bayakiriye, nta kintu yabatwaye ariko nta n'icyo yabamariye. Mbibutse ko umunsi barize isanduku imaze kuva ahangaha, yagiye kwa Obededomu. Ahangaha muhibuka urugendo rwo kuva aha mwa Abinadabu ijya kwa Obededomu, utari wanateganyijwe kuyifata. Ngiye kuvuga ibintu bikomeye unyumve. Yavuye mwa Abinadabu, Dawidi azi ko ayicyuye mu rurembo rwe, ariko kuko Imana ireba idahishwa, isanga ntiri bukwirwe kwa Dawidi. Isanga nubwo bagiye kuyicyura, ntabwo bigeze bamenya ubudahangarwa n'imbaraga ifite, ngo maze bageze ku mbuga ya Nakoni ihurirwaho, kuko bari bashimye yuko ikomeza gukururwa n'inka n'amagare, ngo inka Imana itumaze itsikira badi. Iyo mbuga ya Nakoni ihurirwaho, uwitwa Uza azaje kuyiramira. Mugiye kuzabona ba Uza bihaye gahunda yo kuramira isanduku, kandi Imana iri mu kazi ko kwigaragaza. Muzareba ibizababaho ba Uza. Uza ngo agikoraho yaguye aho. Ye ntabwo Uza Imana yamworoheye. Uza yamukubitiye aho, ikimukubitiraho agwaho, akigwaho ngaho ngo Dawidi agira ubwoba, ngo baravuga ngo nimuyijyane kwa Obededomu. Obededomu yari umukene. Obededomu wiga Obededomu bayicyurayo. Obededomu aravuga ati rata Uwiteka, wari umaze amezi 7 mu Filisitiya, imbaraga zawe nizo wakoresheje uriyerekana. Abafilisitiya kuko bari abanyamahanga, wanze ko bagukoraho, ugukoze wese akabemba. Wabateje ibibyimba by'ibishyute birijyana, ubateza n'imbeba zikomeye zirabononera, kuko uri Imana irwaniza. Aho wabaye batakwitayeho, ntacyo wabatwaye ariko nta n'icyo wabamariye. Ngeza nakubaza ikibazo ngo nubwo wamenye Kristo, nubwo witwa umukristo, nubwo ufite izina ry'uko ufite idini n'itorero barizwamo, ubundi Yesu wamenye muri wo wakumariye iki? Ubona ahindura iki? Aya masengesho usenga buri munsi akugejeje kuki? Atumye uhinduka ku ruhe rwego? Iyo abantu bakurebye bakubonamo nde? Isanduku Kristo obrayine so yinjije muri wowe ikora iki? Ikora ite? Ese hari ikintu kigaragaza ko Kristo aganje muri wowe? Iyo uryamye urota iki? Iyo uri mu isoko uvuga iki? Mu burakari bwawe bwinshi ubyitwaramo ute? Mu rugamba abantu badahari bigenda bite? Isi yaguhagurukanye ubikora ute? Isi y'umwijima ikugose bigenda bite? Dayimoni iyo zahagurutse bigenda bite? Iyo ufite ibiguhiga utekereza Imana cyangwa wumva washyiramo n'umupfumu?
imbere y'ibintu ukora harimo Kristo musa, harimo Uwiteka musa, wakuyemo ibigirwamana. Ntusenga mu kanya ukagiramo n'ibindi, ntusenga ukanirwanirira. Ayiwe ayi ari tamurura ayi ayi. Uzi umukobwa ukubwira ngo yategereje Imana kandi afite n'ukuntu atekinika ngo arebe yuko uriya musore amwemera. Oya, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa perasinima babishakishe gukora ibyiza badacogo, abo bantu lololo saravere Imana izabitura sekosteremeni yava. Ndafashijwe Mana. Aritamurura aritamurura mu gicuku nijoro, aritamurura ushyitse umutima mu nda, utuze iki gitondo aritamurura. Arangije ngo ihitira kwa Obededomu. Obededomu umukene ukeneye ko Kristo akora, ufite umutima ukeneye Uwiteka, usonzeye kuvugana n'Imana, mu gihe abandi bayifashe nkaho ari ibisanzwe. Mu buzima hari ibyiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose bikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo. Uwo nashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera, ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niho byose twifuza. Uwiteka ashimwe ashimwe. Ngo iyi sanduku igeze kwa Obededomu, Obededomu ntiyayifata kwa kundi, ahubwo ayibyaza umusaruro ahubwo ayifata neza, ahubwo ayubakira hakwiriye, ahubwo ayitereka hakwiye kuyitereka, ahubwo ayisenga asenga Uwiteka uko akwiye gusengwa, ahubwo aba maso amenya ko ari kumwe n'Imana yera, ahubwo ngo yamaze y'amezi 3 gusa, amezi 1, 2, 3. Obededomu nimusoma neza ziriya nkuru uraza gusanga bayinjijiwe nta hantu bakomanze, kuko yari umukene, yewe n'inzu ye ntabwo dusobanukirwa ingano n'indeshyo yayo, ariko mu bigaragara mu byo yavuguruye n'inzu, kuko ngo bamaze kumenya ko yari Abisiraheli bamaze kurira, bamaze kugira ibibazo baboroze, ngo bayobotse kwa Obededomu bamutura amaturo mu mezi 3 gusa, yubaka ibipangu, yubaka iwe. Aho mboneyo no gukubwira hari n'abantu bajya bavanga, ariko ubundi ngabo bakoze Imana batura amaturo ngo nukubera iki? Nukubera yuko Imana yabahamagaye. Aho isanduku iri hakwiye amaturo, icyo akora ahitari ntuzayashyireyo, ntabwo akwiriyeyo, ariko uzayashyireyo n'itegeko ry'umwami. Niba ubimakanya uzambwire ngwereke imirongo myinshi, ariko icyo nkubwiye ni ukuri kutavangiye ku ijambo ry'Imana. Hahirwa abafite amatwi atari mu ibinure, bakumva ikibari vugana nabo, bakagikora bakiranutse, bakagikora bejejwe, Imana izabaha umugisha. Subira ku isoko. Amaturo watangaga subira uyatanga, icyacumi watangaga subira ugitanga, amashimwe watangaga subira uyatanga, imihigo wari warahize subira uyitanga. Bitari ibyo hano imbere wagonga urukuta, ndakurahiye wagonga urukuta. Nogere musubiriremo ngo hano imbere wagonga urukuta. Amezi 3 gusa Obededomu yari ari ku rwego
asigaye afite n'umuzamu uba ku gipangu. Ndabaha ingero, ntabwo ari inkuru mvana mu bwonko bwanjye gusa, ni ijambo ry'Imana. Bibiliya irambwira ngo Dawidi aje gucyura iyo sanduku. Mwibuke ko mbere bayizana bayihitishije kwa Obededomu aho w'umunyagati, umuntu w'umukene uri aho ngaho. Ariko ndafashijwe Mana we, ku nshuro ya Dawidi aje kuyireba, ngo yaraje uwari uri ku marembo aramutangira, ntabwo ari ugupfa kwinjira. Aho isanduku y'Uwiteka irirwanirira, aho isanduku y'Uwiteka yishakira inzira. Imana ikoreye muri iyo sanduku, imibereho n'ubuzima birahinduka. Peter Story de Bell asanga ku irembo hariho umuzamu, ngo ahita agenda abwira shebuja witwa Obededomu ati, hari umugabo uje hano imbere, arambwiye ngo ni umwami w'iki gihugu. Obededomu ntabwo yahise amubwira ngo injira, ntabwo yahise atitirira imbere ya Dawidi ngo nuko ari nyiri igihugu, ahubwo yaramubwiye ngo subirayo umubaze ngo uje witwaje iki. Ni ijambo risobanuye ngo nubwo waba uri umunyembaraga, ntibikuraho kuramya Imana no kuyubaha. Uko waba umeze kose, kubaha Imana ni inshingano za buri muntu wese. Ntabwo Dawidi yigeze azamura intugu ngo avuge ngo hoya, urambajije ibiki kandi uri umugaragu, urambaza ibiki kandi uri umuzamu, urambaza ibiki kandi uri ku marembo. Uwo nguwo we witwa Obededomu ni icyo avuga, nubwo isanduku yamuhaye kwitwa umutambyi amezi 3, ubundi uwo muntu yambaza nkande. Ahubwo Dawidi yaciye bugufi, aramubwira ngo genda mubwire ngo nazanye inka 2 nk'amaturo yo gutura Uwiteka, mfite n'andi maturo menshi, nyemerera unyingurire. Aramubwira ati yaje yitwaje inka 2. Aramubwira ngo noneho rero mubwire yinjire. Yinjiye aramubwira ati ndakwinginze Obededomu, warakoze gucumbikira iyo sanduku, uranyemerera uyu munsi itahe mu rurembo rwa Dawidi. Uwo munsi ngo nibwo Dawidi yagiye imbere yayo yikaraga yibeyura imbere y'abaja n'abagaragu. Hahandi Mikali yamubwiye ngo ni gute wibeyurira imbere y'abaja n'abagaragu. Ngiye gusoza pelasinema, reka nkubwire iri jambo. Dawidi ava mu cyubahiro cy'umwami, ava mu cyubahiro cy'ubushobozi, atangira kwikaraga no kwibeyura imbere y'abaja n'abagaragu, aca umugara, aca ikibungo, avuga ngo hashimwe Uwiteka watubeshejeho, hashimwe Uwiteka uturinze. Ndi mu ijambo rivuga ngo yemwe abateye Uwiteka umugongo, yemwe abamaze kurya mu gahanga mwe, yemwe abibagiwe aho Imana yabakuye, yemwe abari kurwanira mu mubiri, yemwe abibagiwe ineza y'Imana, yemwe cyari igihe cyo kwikaraga imbere y'Imana no guca umugara, kugira ngo Uwiteka ahindire guhinda gukomeye hejuru y'ababisha bawe. Ariko kuko wagize icyubahiro ukazamura intugu, ugashaka kugaragaza yuko yagutoraguye mu mwobo, ntakivuze, amaboko yayo azakwereka ko uri umwana w'umuntu. Ibyo ufite byose ubihabwa n'Imana, aho ugeze hose uhagejejwe n'Imana. Ubushobozi bwose ufite bukomoka ku Mana. Cyari igihe cyo guca umugara no gupfukama no guca bugufi, utazamuye intugu ngo uvuge ngo mfite ubushobozi bungana gutya. Imana ikemera guhendahendwa kugira ngo ize guhinda gukomeye hejuru y'ababisha bawe. Umufilisitiya arakubikiriye, umufilisitiya arashaka kukwambura ubuzima, umufilisitiya arashaka kukwambura agaciro, umufilisitiya arashaka kuzimya izina ryawe, umufilisitiya arashaka kumwara, umufilisitiya arashaka kugukubita nk'utarigeze kumenya Imana. Bamaso Dawidi ngo arabimenya, yemera guca bugufi cyane,
ngo aribeyura aravuga ati ntago nongera kwemera Imana isekwa, ntago nongera kwemera ngo Abisiraheli bose bari baciye bugufi bari kurira. Dore ngo umutima Imana iri gusaba abantu muri iyi minsi ya none, irashaka ko abantu barira bakaboroga, bakababazwa nuko hari abantu babaga mu rusengero bari kunywa inzoga, bakababazwa nuko hari abantu bari abatambyi none bakaba ari abasambanyi, abandi baragiye banywa inzoga, hari n'abashinze utubari. Irashaka ko abantu bose barizwa n'ibizira biri gukorwa pidezome. Irashaka ko murira iri wazi kanso, naho ubundi ni dide la sirisanso. Ntabwo umufilisiti yari bukuvirire. Kuko Uwiteka urusha amaboko abantu, ni ufite umuhindo wo guhindura hejuru y'uwo mufilisitiya. Eni de romeri grayazelo otatatesara niwe titaso feule biri drorias. Onase wumvisha iki? Niba amatwi yawe atarimo ibinure wumvisha iki? Niba koko utaragiye aho abandi bagiye wumvisha iki? Imana ibane nawe. Ndagira ngo dufatikanye gusenga. Hanyuma Dawidi ngo aragenda, Mikali ngo aramuseka ngo ni gute wibeyura, ngo nawe aramubwira ngo Mikali ndashaka kubwira amagambo atatu. Irya mbere, ntiwumve ngo nibeyuye, ntiwumve ngo nibeyuye, narindimo mfukamira Uwiteka Imana, imwe yanyimitse ikuye so ku ngoma. Ndagira ngo mbanze nkubwire ngo aho uri burya hahoze abandi. Nubona utuye aho ugire ngo niko byahoze, hari abandi bari bahari. Niki kiguteye kwibagirwa Imana kugeza ku rwego wumva yuko idafite umwanya munini muri wowe? Reka nkubwire, aho uri gucururiza hacururiza undi, aho hantu utuye hari hatuye undi, iyo ntebe wicayemo hari undi wari uyicayemo. Ubaye iki? Niki gitumye utaye Imana kwera? Ninde wakugiriye inama? Ninde wakubwiye ko Imana ifunze umwuka ugenda? Iyo bihamagaye biritaba, nta muntu igihamagara ngo ayisuzugure. Reka nkubwire, iyi ni mbeze nk'uri kuvuza impano. Iyi ni imbuzi kuri wowe. Ayiwe, wumvira ijambo tuneza ni salore kutatorema hole shabaza noria bakantoride. Wumvira ijambo utera intambwe uhindukira, naho ubundi ntabwo biri bukubere byiza. Ndakurahiye, ntabwo biri bukubere byiza. No. Edesanso mai pebori evazalone gaide zonere bone drive for pesa sone salome kia bone darone safoniama nizalo kidemone ngari drose for ya patonema. Imana iragushaka itaoze maki ya bone. Imana iragushaka, Imana irashaka ngo uhindure imyitwarire sonema ivase ko senegere drone yafa. Ngo aramubwira ngo ijambo rya kabiri, napfukamiye Imana yankuye mu ishyamba, ahantu yadukuye ni wabo w'inyamaswa, mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu. Uzi kurinda Mana we, naho abarinzi barorera, umudugudu wawurinda. Aho Imana yagukuye ni wabo w'inyamaswa, ariko hashimwe Imana yagukuye wabo w'inyamaswa. Aramubwira ngo icya gatatu, ntuze kumbwira ngo abaja n'abagaragu bansuzuguye ngo babonye nibeyura. Kwibeyura kwari ukubyina gataraka. Umwenda w'imbere yari ikabutura bambaraga, n'abatambyi barazambaraga, bazitaga ibiremba n'ibindi, ikagaragara. Umugore ngo abibonye biramubabaza, ariko aramubwira ngo ntubone wansuzuguye madamu, ngo nurangiza wibwire ko n'abaja n'abagaragu bari busuzugure ko nubaha Imana. Ngo ufiteye nkuri kubwira ngo ntabwo tuzasuzugurika ngo nuko tukijijwe, ahubwo Uwiteka azatwubahisha. Nushake ntunyumve cyangwa unyumve, ijuru rifitiye abera uburyo, ijuru rizuba
yubahisha abakiranutsi abera b'Imana. Imana izibafitiye ubundi buryo kuko ibahamagara n'Imana y'akandi karyo. Pezasi forima niziri wizansonebiri ya dode kide hore. Ntabwo izemera ko isi bafata ijambo. Ngo ibyo bintu byakururiye Mikali ikibazo, ahinduka ingumba kugeza apfuye. Aba ingumba kugeza apfuye. Nyamara Dawidi disi yari yaramukunze, yari yarigejeje gukiza Dawidi. Sinigitangaza yuko byakugora. Reka dusengane. Wowe uvanyemo iki? Icyo uvanyemo kigutere gusenga. Magambo ye uko yayatubwiye. Kwa Yesu we, kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye, ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mwami Yesu, uri amazi y'ubugingo, uri amazi amara inyota muri twe, uri amazi tunywaho tugahembuka. Muri wowe niho dukura ubuzima buzima, muri wowe niho dukura amahoro mazima, amahoro yuzuye, amahoro masa ava kuri wowe. Isi ntayitanga. Imiryango ikomeye ntabwo itanga amahoro, melestalo, ariko wowe uri Imana itanga amahoro. Ibyo kurya byiza ntibitanga amahoro, inzu nziza ndetse n'izigeretse kuzibamo ntibitanga amahoro, kwicara ku ntebe y'icyubahiro ntibitanga amahoro, kuko bamwe bazivaho bakigirira nabi. Ariko muri wowe habamwe amahoro, muri wowe habamwe ihumure, muri wowe habamwe itegeko ry'umwuka rimanura inzandiko z'abadayimoni. Karame Yesu, uri Imana yo kwizerwa. Muri ibi byaravuze ngo uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu ndetse n'inama utugira. Aho mufite ibyiringiro kandi bifite ubugingo. Niyo ndebye mbona afite umugabane. Sedobi de zone bene oni abakite done talo. Kwita stasoreba. Bella wizingi nimeni folem hema azawazi ngini wizinemeni fire esa sopewa liye. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana bikomeye, uri Imana byoroshye, uri Imana bwakeye, uri Imana hari umwijima, uri Imana abantu bakumenya, uri Imana batakumenya, uri Imana bakiranuka, uri Imana badakiranuka, uri Imana Billy Stephen, uri Imana Hezola zini wizimini kostelore. Uri Imana, uri Imana,